akoze ngiye mu kigari bite ni sawa meze neza nanjye meze neza nirebere ko telefone bimeze kugira no connection naza yasibonera mbaza nirebere bazi rero neza bite ko muri kwise reka rero kubwire byambaye n'umugoroba bikize no kuvuga ngo rero naragiye ngiye gusaba imbabazi yagenze bite ndagenda nunama neza mumbabarire nukuri ntabwo bizongera nebera amakosa nigize umunyabyaha nase byagera ndapfukama bose barumirwa hanyuma uzi ibintu bakoze barabyakiriye na emotion nyinshi cyane bababaye ndumirwa ngaho nyerekana no kunasabye imbabazi uburyo babyemera ibintu byambayeho ntabwo bibaho ntabwo bishoboka uje nanjye ndinjyaje naragenda pfukama gutya nyine ndabaza se wamburiye ko nazongera ibintu nakoze byose byatewe na kamere nanjye niki urebe kuntu mbega nyine nigira umuntu w'umunyakuri ibintu byinshi cyane ibyaha byawe bishiraho ibyaha bivuga mu gihugu nisize mu byaha hanyuma abarabyakira arabyemera ubu nta kibazo turabera ubu ni ukuvuga ngo turabera nta kibazo nabasize bishimye ubona umva se nkubwira akantu nabakuyemo hari ibintu bashaka kutubwira ni bikize ngo hari ibintu ashaka kutubwira ngo atubwizamo ukuri n'iki nyimara kumwereka nyine ko namaze kugira ute kwisubiraho ubwo nahereje ako kantu nuko bigendamo gake nasabonye ari ibintu biri seriye ngabo nata ariko naribi ahubwo mwarankereza ngiye kujya kwikorera ibintu ari amukoni gusa uransekeje ugiye koza ibyombo se ngiye koza ibyombo no kujya guteka ari cyanze tujye kugufasha oya reka njye kubyikorera agenda ujye kubyikorera urenza ninuza agafiriti mbaye na ifiriti zawe ndakwiyamira n'amafaranga saa reka mwihorere nanjye venire mu byanjye Jerry vai hano. Vai hano se. Hase urimo ramamagara mumbaza iki? Uvuye he? Mvuye hehe? Soft uburenganzira bwo kumenya aho mvuye. Ni gute wowe wifata ukava mu rugo utansabye uruhushya nka muyomba wawe ukagenda? Jerry ujye umenya kuri umwana hano mu rugo. Ahantu hose ugomba kumbaza ukansaba uruhushya. Urumva? Gusaba uruhushya. Urifata ukava mu rugo ukagenda tutanazi n'ahantu ugiye. Gusaba uruhushya wose dufana iki kubyo nagusaba uruhushya? Dufana iki nyine? Jerry reka nkubwire. Uko kintekereza ntago ari komeza. Jye narahindutse ubu ngubu. Ariko banza wasaza. Ubundi narusaba ndi nagusaba uruhushya gutese. Abantu nagasabye uruhushya nta babyeyi banje kandi aho bashize urahazi. None nagusaba uburenganzira bwo gusohoka hano kubera. Njyewe uri umuryango wanjye. Uko kintekereza kera ntago ari kunyemeza. Ubu njye narahindutse. Warahindutse. Ese wahinduwe niki? Nta burenganzira ufite bwo kumbaza aho mvuye. Rego umenye ko aha hantu hose mpagaze. Ni ko ari mu mitungo ya data. Nta burenganzira ufite bwo kumbaza aho mvuye rero. Reka nkubwire Jerry. Umwana utumva yishinya ritaribwa. Yamaze ibyo n'ibyawe se byirandura. Sasa ibindi kiba kimbaza iki? Sister. Ameze neza none se byagenze bite? Nyine mu cyumba bamisohoka ndi kwinjira arambaza ngo mvuye kandi afite uburenganzira bwo kumbaza mvuye. Reka. Musibye nini? Akoga kwiye kunuba. Mbabarira ntabwo ariko njya nabubaha ariko. Nise ngaho nuzi ko ari mukuru kuri twebwe. Ariko ntabwo afite uburenganzira bwo kumbaza aho mvuye. None ko wari wavuze ko tugomba kubisha. Tukabana nawe ko batabizi ko tubizi. Nta kintu bamenye nyine bari byibarije. Nta kintu afakira. Nubibereka nakazi kawe. Gufatwa na. Nakazi kawe.
ese Karimo ntushaka akazi ngo ukore uve muri uru rugo? Oya si kuri ko nyihutisha cyane. Oya nuko nagiraga ngo ukure amaboko mu mfuko. Singa ubu ndeba hangara amaboko mfite mu mufuka wanjye. Ntago ari icyo nashaka gukora cyangwa se kukubwira, ahubwo nagiraga ngo ukore utere imbere, umenye guteganyiriza ejo hawe hazaza, urubyaro rwawe n'umuryango wawe. Inabyo nkeneye, imyenda ndayifite, ibiti ndazifite, haracyari kare ibyo nzaba mbikora. Sinzi impamvu numva ugize ikibazo cyane. Kalisa, kuba muri Kigali bisaba gukora cyane. Icyo kintu cyiza nakugira inama, ugakora ibyo byiza. Simbizi. Nzabikora. Ibyo bizabiza, haracyari umwanya, haracyari mutoya. Ariko se ngabo wowe na Mariya bimeze Kalisa rero ibintu by'urukundo ntago wabyinjiramo, wowe uracyari umwana. Niyo mpamvu nta kintu na kimwe ufite kuba nagusobanurira kuri njye na Mariya. Uracyari umwana. ubu nta kintu namenye. Iby'urukundo nta kintu na kimwe wabimenya. Ibintu byawe kiburiwe wowe nawe. Wumvaga hari icyo ushaka kumfasha? Jewe n'ubundi najya umenye ukuntu bimeze ibyawe nawe kugira ngo byura nzagira uruhare mu kugufasha ku buryo bimwe mu mitungo yo mu rugo hayigaza kugira akamaro. Ariko ndi kumva utashaka no kubimbwira simbizi. Ufite impamvu? Mu by'ukuri rwose nta kintu nkeneye. Nanjye ubwanjye ndishoboye. Oya ntabwo bishoboka, abantu barakenerana. Ariko niba wumva utabikeneye nta kibazo, uzabyihorera ugakomeza gahunda zawe. Sawa. Komeza akazi kawe nk'ibisanzwe nta kibazo. Kanikomereza akazi kanjye. Sawa. Sawa nta kibazo. Karibi benza bite? Juri muze neza? Naye meze neza nta kibazo. Ndabona umaze kumenyera inakurusha uko nje mazi. Biba biri ngombwa cyane ko abatipe niko tuba tumeze. Dukunda kwisanga ahantu hose turi sharp, turaza tukahita tumenyera. Ariko biri umuhene cyane ko nabo turi kugenda tumenyerana, ngo ubundi kugenda mbashyiramo noze. Mashyiramo rero ujye ureba abantu mugendana nabo nyine abo ugomba kugira inshuti, kubera abantu bina ntago ari bwo kwizera. Ushobora kugenda umwizeye gutyo kumbera n'inshuti yangabo bakora nakazamubwira ibyo ugamije. Aho tumaze kumenyana nabo nyine nagenda mashyiramo imibare kuntu bagenda bakamenya ahantu bagura imitungo bangabo. Ibintu nk'ibyo ngibyo wa magani bigeze hehe wa muntu? Ndi kubikurikirana nta kibazo. Umunsi ku munsi ngiye namukurikirana atabizi n'inshuti zagendana nazo kugira umenye gahunda afite muri iyi minsi yose. Nta kibazo nyine wowe ukurikire ngabo, ntanjye ngomba gukurikira Mariya. Mariya ntabwo yananira uriye. Ngiye gukurikirana Mariya paka intambwe ku yindi kugira ngo amenye ukuri kwawe. Nawe nyine ugure ibishoboka byose. Nta kibazo niko bimeze cyane ko njye nayo narabitangiye. Ubu nanjye nkurikirana ngabo umunsi kundi icyo agiyemo, abo baganira ibiki n'ibiki kugira ngo umenye ko hari ikintu yari gahunda y'abafite yo kugura imisambu n'ibiki byose, ibintu byose babikurikirana kugira ngo tuzamenye aho duhera dukurikirana. Bizaba ari sawa. Bizaba ari byiza. Jori, ni byiza kuba tuganiriye ku kintu nk'iki ngiki mba mbikunda cyane, ariko hari umunshuti mfite hano dufite gahunda tubuze kuza kurebana agapira na ruguru ka Arsenal. Mugiye rero amahirwe masa. Okay, nsezera miki se. Sawa ubwo reka nsindaje. Jori, fasha guhungura bino bigori. Njya ngufasha ibigori kuhungura. None. Akazi kawe se biha ntabwo ukazi. Uza akazi bampaye guhungura ibigori. Uze we ntabwo uzabiryaho. Kuryo mama ngo akazi bampaye ngakazi we bagwaya akaye kazi. Muzamuzi nyine wowe ugomba kubikora nitwe tukaryara ikibazo se.
ahubwo urimo urata umwanya wanjye reka nigende. ariko Jolly ntabwo ushaka ngo tuganire. Urashaka kumbwira iki? Nagira ngo usabe imbabazi z'ibyo wabonanye ndi gukorana na Ngabo. Ariko ibyo ntabwo bindeba kandi njye nta mwanya mfite kuvugana nawe. Nta mwanya ufite. Nta mwanya mfite ndimo ndihuta. Byari ingenzi nagira ngo usabe imbabazi pe. Imbabazi z'iki se nyine? Nyine ikintu cy'ingenzi nagira ngo usabe imbabazi y'uko wasanze ndi gusohorana na Ngabo. Ibyo se n'ikibazo ibyo ntabwo bindeba be na gato. Yego ntabwo bikureba. Ariko umwana nareze ku buryo nakubwira ikibazo cyanjye. None ko utabimbwiye imbere hose. Niyo mpamvu guhagaritse ngo tuvugane. Urimo urantakariza umwanya wanjye ubusa abona ari kujyana ariko nagezeho kare. Ese urugiye he? Ariko ntabwo ushinzwe kumenya aho ngiye. Kanigende. Nibarizaga. Yibarizaga. Kanange ndwanya no gungwa no rugori. Sheri none Musoba. meze neza Cyane. asewe ku cyubuje numva Nonse ntabwo ashaka uko musura. None nisubiremo. oya wisubirayo ako nyine ndanishimye kuba wasura Cyane se. We nta makuru ufite. Raya, Amakuru naragukunze byaka. nanjye nari mukumbuye kabisa bambaye neza Nikishe. ntabwo muri meza mwana shani sawa Usko nani gukumbira ariko? ah No kuri nanse subiza. okay shani ne birashimishije kabisa Ahubwo ikintu cyane hano nyine umusaza ndashaka ko muganira. shaka tuganire gusa arashakira iki kwe Ndabizi se nyine sinzi ibintu ashaka kukubwira njye ntabwo mbizi. ikintu ashaka ko tuganiraho ni iki kwe ako nyine ntacyo bitwaye nzashaka umwanya nze mbasure tuganire Uzaza ryari? nzashaka umunsi nzakubwira Uri serious? Kubesha kwa ndabizi. nigeze mubeshya ko Ntabwo. Ahubwo kuri hano wenyine. shamaroni nawe yarari aho ngaho sinzanajya ariko ari hafi Wenda bari sawa. ako mbaye neza aho mba mfite ubwoba ko bazakuntwara amana iyo kunuba wamba Bande se ko biziko nandi muntu nakunda niyo nkunda gusa. ahubwo shira igihe mfite agatekerezo ari ugutwi n'ijisho ndashaka byibura kukwica ijisho rimwe ukaba uwanjye kumva Aya nandi muntu uzatubwira gasubirize. buriya mwishe ijisho babona ko ufite ikibazo Neza ako ukuntu- kubera njyewe ari njyewe ugukunda nzi n'impamvu ntari werekana iki jisho Ibyo ngibyo nsiye nagaye. mbona bazakunda umeze mute? ni sawa bro Sinumva gushaka no kunsuhuza. aya muhereza akaba Umeze bite se bro? ni sawa bro Shaka bisa ndagarutse nyeto. yagisuye None se wadisize? Cyane n'isi nyinshi kabisa. Utaboneka hano. Ntabwo ari cyane ahubwo ndazabasanga udahari wowe. Umva mbese. Mba wagiye simbizi. Sinzi nyine uko bitewe ahubwo nyine mva nahari. Ntajya bikubwira se. Aha, nawe uramuzi nyutu. Aba yabikubwira. Amakuru y'iminsi se. Amakuru ni meza. Mu rugo mumeze neza nta kibazo. asomye umva umubazi ibintu byinshi Nase hari ikibazo kumubaza? Hari icyo bitwaye rata? Oya nta kibazo. sheri wanjye agira amagambo make amaye ntabwo aba ashaka ibintu byinshi umubaza ibintu byinshi Kuki urimo kumuvugira ariko? sheri sinakubeshye rata se ugira amagambo make Nta kibazo ariko kuganira nawe ni nyine nakubaze make yaba araje kubaza ibintu Oya, humura rwose nta kibazo. None se umusaza wawe yavuye ku ishuri mu mahanga nyine? yarangije kwiga itazi no direct nyine. Ntabwo nari mbizi kabisa. Ntabwo arubizi. ntagabanya ndumva Oya kubaza nta ibintu kibazo. byinshi gabanya mani mubaza ibintu byinshi Reka mbyiwe. ahubwo rata bro ndimo mubwira agatekerezo mfite nkabona nari kubyemera bitewe n'ubwo waba mfite ko bazamubona namubwiye areke nica ijisho rimwe uri kumva Ijisho ryese?
ukarimukuramo se oya naryica bagakanyuza rimwe bakajya babona ko afite ikibazo ntibazamumwara ariko ntabwo ujya uhinduka mutisema urumva ibintu bitewe n'ukuntu umuzi kabisa shapifa ntabwo waba ukimukunze kabisa jewe biteye kubera ari njye babikoze agushuke w'imbere ayo wese shira uranyizeza ko batazakonora nabo bakurura dore nonese ko ari wo gusa reba kiri kurabya indimi nacyo ikiguru cyanjye murimo kuntera rwose kanigire nshatse ubwibone kabisa turagiye se none se inzira yo kwirukanye oya maze umwanya munini hano ndahageze tugenda ubwo se oya nta kibazo yaje kare mwana ntabwo ari bwakiza ahubwo shiri ukamuherekeza uramerekeza wambaye igituza ndakurenza irembo umuco w'iwacu turaherekeza sha saba nyine rwanda tuzi kuvugana Jolie? Jolie? Zanira casque. Zanira zo casque. Zama. dore ngiyi ni mwese cyangwa zane ebyiri Oya zana imwe ninjye nyine. Ndashaka kujya kwitembera ruguru hariya. nonse ugiye hehe na moto ka N'utuntu ducyangiye kuzana. ubundi se wagenze n'amaguru ko ari byo saba Oya. nimba ari hafi ubundi uko Amaguru se yo kiri hano kabiri mesante ni iki gituma ngenda n'amaguru. Ahubwo hari ikintu nari nibagiye kukubwira. Naragenda. Uziko biriya bintu maze iminsi ncunga uziko ari byo. ibikize Uziko ngabo nta kintu afite. Ubu ngabo ubwo nkubwira uko maze iminsi muneka. Ngabo nta sambu. Ngabo na Maria ntagaruwe. Kuko niyo yari muko. Ubundi ngabo ngubu nta kintu na kimwe afite. aho wagira kakonze Cyaye. buri munsi ngabo nta kintu afite ngabo nta ibyo bintu bikura he Yabaje ngiye maze iminsi muneka ibintu byose mfite amakuru ahagije ubu ndamufite mu kiganza ngabo. ubwenge ngabo afite urabona yaguma gutyo nta kintu afite Icyaye kivuye. Kare. hanyuma so umva mana yanjye sindi none urashaka kumbwira ko ngabo ikintu afite Maria we wenyine Nawe ntago tumubara. Aramubara se yaramukoye yaramufite. Nawe nawe afite. Mbega asigaye kunuza. Reka nicishikire nako. Ahubwo rero ngiye kumufatirana. ntuzoro bafatanya Bose ndabafatirana. ubundi se bateganyiriza iki nimba nta kintu bafite Ngenda bafatirana muri mudu barimo itameze neza yaho ngaho urumva maze kubakorura ingara bose bamaze kuvunika ibintu byose. Urumva bari kuvunika ibyo twavurize twose ari bari kuvunika. Ikintu ngiye gukora cyo ni kimwe. Ngabo kuva amenye ko nta kintu afite. Buriya nta kintu ufite se ninde waza no kuhagarara mu rwego urimo ninde waza kugufasha. Buriya nta nabafasha yabona baza kumufasha kugira ngo azaturwanye mu byo dukora. Buriya ari aho ngaho nta kintu afite. Nuvuga ngo turabafatirana. Ubu ngiye kwikorera ikintu bita gukaranga. Aho badukarangiye. Aho badufete nabi. Aho batunyurije batuzunguza. Ubu nanjye nongeye kuberekera. Ubara bose. Ngiye gufata gutya. hanyuma se bigenda bite Iki? Ngiye kuba karuma. Urumva kebo kagiye uwo mugaro niko mu Kinyarwanda bavuga. ugomba kubikora nyine hakiri kare nkuko twabikoze Reka nigendere. ahubwo reka nsubire mu nzu Subira mu nzu uraza genda. kumbwira nyine n'ugaruka Sawa so. sawa Imana zikuri bimeze Imana umutipe yanyemeje kabisa Toro ni umuhanga pe ibintu yankore Nibiki? ubu ngubu kugeza aho bigeze ubu ngubu kabisa ndabyemeye ko afite umushipi Ibya bindi byanyuma. ngenda nabyemeje kabisa uranzi sha uyu munsi ibiyana na sheri wiwe sha yanyemeje pe basigaye bakundana biri seri Ariko icyo kintu banza aricyo. Kuko buri ikintu wagiye kwemera. Sha nanjye mpita nemera kabisa. Misibyo njya mbabwira man ngiye turakundana mbabwira ngazansura mugapinga ngo niyaje nimwamubonye sha ubyumve nta yindi comment nashyiraho kabisa njya wemera rero kabisa pe umva nishabonye se shajore tavamo umugore mwiza urana harahuriye nawe undi ngo ni sheri wawe umwe kera wajya ngo ni rose abonye arabahurira nasi urumva mujyanye na Rose arabajya umugore mwiza ariko yego nyine ntabwo ibyo ari ntabwo nshaka kubitindaho cyane
ariko gusa nanjye maze kumurambirwa pe kumutegereza nta message nta guhamagara so ntabwo namutindaho pe nibyo najyaga mubwira aho mbwa nta kintu uriho ugapinga biba nta muntu urimo rwose nta kibazo gusa nyine naramukundaga nyine tu mbese wakurangira se mani bro undangira ikizi cyenda shaka uguha umushiri wa nyawe oya urakoze cyane rwose ariko nzamwishakira abo ushaka bose bakunanira mani buri ibyo yagukoze oya urakoze cyane pe dore nuko nyine ariko hari ikintu ngengo ubundi umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka ikintu cyarasaze nose uranamuhawe na shitani imana yamumaye imana ayo mbona udanana mbomba mbona umvangira rwose yaramugwaye nyine twaramugushimiye ahubwo mva sinabwo muri no gutuma ninda nahite gahunda yo kujya guhura na bosi nigomya kumvumesha cyane kabira turi kumwe ahubwo